Muraho neza nshuti, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu biranga urukundo rw'uburyarya. Ibintu biranga urukundo rw'uburyarya, icya mbere kizakubwira urukundo rw'uburyarya ni uko uwo mukundana azajya gutakagiza igihe muri kumwe mwembi, mwaba muri mu bandi ntabikore. Ibi ngibi najya bigukorera uzamenye ko akuryarya. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko uwo mukundana akuryarya ni uko nubwo muzaba mukundana azaba afite undi bakundana ku ruhande. Igihe uzabona uwo mukundana afite indi nshuti ku ruhande y'agateganyo, uzamenye ko akuryarya, kuko inshuti ntabwo ari ipine ry'imodoka, niryo bagira iry'agateganyo ngo rigenzi ryaryo niripfumuka bashyiremo irindi. Ikintu cya gatatu kizakwereka ko uwo mukundana akuryarya ni uko azajya kubesha ahantu ari. Urugero ni uko muzavugana kuri telefone akubwira ati ndi i Rubavu, mu kanya muhurire Kimironko. Uku kukubeshya azaguterwa nuko azaba afite izindi nshuti yagiyemo kandi adashaka kubimenya mu gihe icyo akwifuzaho atarakigeraho. Ikintu cya kane kizakwereka ko uwo mukundana akuryarya ni uko urukundo rw'uburyarya rwirarira. Urukundo rw'uburyarya iteka urugirwa n'umuntu ufite icyo akwifuzaho. Uyu muntu rero azakwirariraho akwizeza ibitangaza, abe yanakodesha nk'ivatira gusohokana ahantu heza kugira ngo agushiture maze icyo agushakaho akibone byihuse. Ibi bintu byose tubonye rero nubibona ku mukunzi wawe uzamenye ko akuryarya. Naho ubutaha mu kindi kiganiro.